uyu ni umwanya wo kubagezaho ibiganiro by'urunana twumvise muri iki cyumweru. Kankwanzi yemeje kurwanya malariya yivuye inyuma. Hagati aho kandi ngo yabonye akazi. N'urunana. Ariko genda Kankwanzi urasetsa koko. Utuma ubufite iki? Nukuri w'iri joro wahindaga nkagira ngo ni volomoteri nayo ishaje kandi. Iyo mpamvu bazindukanye umujinya wo kurwanya iyo volomoteri mu busa yororokera. Ndemera ntinde kujya ku kiraka. Ariko ibi bihuru n'ibi binogo birekamo amazi mbirwanye bishoboka. Ngiye kuzarwara malariya cyangwa birwaza abana. Yego. Ariko rero igihe ndagiye. Ngiye utese kandi bishoboka. Mfite gahunda y'akazi kandi singomba kuyica rwose. Urumva atari ukuntererana kuko bishoboka. Gutererana ntese kandi. Ihangane dukora ahantu tuharangize bishoboka. Dufatanye turwanye umubu ukwirakwiza udukoko dutera malariya mu rugo rwacu. Yewe gufatanya rwose nabishakaga. Urabona ko nari nanabitangiye. Ariko rero n'akazi karakenewe. Erega nanjye mfite ikiraka ngomba kujya hari uko turangije ibi ngibi. Gufatanya rero biratuma turangiza kare buri wese agiye mu kazi ke. Sigara ko ahubwo genda giye. Ariko si yo umpamagara ninde koko? Ninde ko mbona nimero anisha ntayisi. Ariko mbega umugabo w'inyaryenge utangiye kumbeshya ko baguhamagaye kugira ngo ukunde ugende. Oya nukuri baramamagaye Kankwa. Ahubwo iyi nimero ndabona ntayizi. Nabone dore nikuyeho. Ko iyo telefone basanzwe bayiguhamagaza hakaza n'indirimbo ubu kwitaje. Ariko Kankwanzi rwose urasetsa. None se buri gihe uko telefone yahamagaye birumvikana. Nashyize muri silence mode. Kuko silence mode se kandi rero. Mbese ni ukuvuga muri bucece. Noneho bayihamagara ntihagire ubyumva. Niyo mpamvu nanjye mbese mbibonye ntinze sinshobore kuyitaba. Cyangwa ari kuntuka. Va muri ibyo dukore vuba turwanye umubu hato tutazinjira mu mwaka mushya turwaye malariya. Ariko si we turarungiye ahubwo arahamagaye. Ariko uwo muntu wamwihoreye ko wasanga ari ukubuza kumfasha koko bishoboka. Ariko si kuzirukana umugisha Kankwa. Ndike kwitaba umuntu ntazi. Ntamenya se icyo nshakira ari iki. Halo? Ubwo se byari ngombwa kujya kumwitabiraho ntumva. Halo? Ubwo se amayeri yo kunsigira aka kazi njyenyine bushoboka. Kubona umaze kwitegura suragiye kante? Yego mama, nari nsigaje gusokoza byonyine. Natsindagiye. Nageze ko utabyukije bugingo uramusiga? Sinabikubwiye mama. Ne udense yarambwiye ngo kuzana umwana nyine byatuma nica akazi. Ngo nako ntiyabishobora. Ubu turumva bizashoboka kante? Ariko ibyo nagomba kumufasha byose nsize mbikoze mama. Nazindutse mesa imyenda ye yose ndetse n'eri bwambaye nsize ahagaragara. Ahubwo reka ngende rwose nakererewe. Ndabyumva ibyo wabikoze. Ariko bazajya yirirwa te? Udahari nanjye ntahari kante? None se nawe ntuhari mama? Urabizi ko hari ubwo njya gukorera kure simbashe kumenya ibibera muri uru rugo. Ariko rwose urabizi ubudense yanayamaye aka kazi nk'ababaye pe sinakareko. Sinkubwiye ngo kareke ariko ni ikibazo. Vuga ngo ntuzamwohereza gusigara mu baturanyi ngo babyemere. Ntuzamusiga aha wenyine. Urumva bizagenda bite koko? None se uko bizagenda ngenda bizi koko. Kante nakwemereye gushaka akazi nzi ko aho uzakabona bazakwemerera kujya ujyana umwana wawe. None dore rishyize mu bibazo. Ma barabyanze kandi rwose urabibona nkeneye amafaranga cyane sinakareko. Ubitekerezeho wa mukobwa we. Bugingo rwose ntiyajya asigara aha wenyine. Mama mbabara rwose umugumane ndakwinginze. Uyu munsi biranshobokeye kuko ndi bubagara aha munsi y'urugo. Ariko se ninjya kubagara mu kabande cyangwa mu mirima ya koperative umwana wawe azasigarana nande? Kankwanzi we. Ndamwina reka ibyo urimo zatabyina. Ariko wabaye ute bushoboka? Ugiye kusigira akazi none nkarekenze tubyine. Ngwina yewe ngwina. Ngwina wumve. Mbonye akazi rwose k'igitangaza. Wa muntu burya yari umugisha.
andangiye akazi keza cyane rwose mwisanire rwose y'uyu murenge wa Imbibi n'uwacu wa Nyarurembo. Umuntu utazi araguhamagaye maze arangije kurangira akazi. Mbese yewe ahubwo ubu ngiye kwitegura rwose ngeyo niko twumvikanye. Ubwo nasigara urwanya umubu nanjye ngende. Buretse kugenda bushobo buretse. Utanyereza rwose kankwa. Udatuma nicyo sawa umuntu ndangiye akaza nyizeye maze akancisha n'ijisho. Ntugahubuke bushobo. Umuntu ntumuzi ntakuzi none ngo araguhamagaye kurangira akazi. Uretse ibyo wakora gurirukanse ngo ugiye guhura nawe. Ubaka kanye wibagije ibyakubayeho bagushukisha akazi bakakwiba bakagucucura ukagaruka Nyarurembo warataye umutwe. Wenyibutsa kankwa, wenyibutsa rwose. Ahubwo se ni gute utabyiruka bushobo? Ndakabenyibutsa ukongera ukizera umuntu utazi uzi ko bakurangiye akazi kadahari bakakujyana mu mujyi bakakwamburirayo ukagaruka warahungabanye. Wibagira inkeke ya Kideya na Gitefano batwishyuza amafaranga yabo. Wayibagirwa se ahubwo. Ubundi se yakumenye ati umva urabona njye ndi enjeniyeri kandi ibikorwa byanjye birivugira ngo yabonye aho nakoze akazi neza noneho baramundangira. Aha urumva atari nka wa wundi wakumenyeye aho wubakaga ku kigo nderabuzima. Ubwo no kwitonda byo. Iyo bigeze mu mpera z'umwaka abatekamutwe bariyongera. Niba ugiye guhura nawe ugende witwararitse. Yewe reka ngende ndagiye ariko ndabyitwaramo neza da. Humura rwose sinatuma arongera kuntoborera rwose. Uramenye utibagirwa agapfukamunwa ugahanirwa kwica amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Yewe ahubwo uranyibukije wabimenye se nanabyibutse. Ariko se ubu ndatega iki kankwa ko abamotari n'abanyonzi bajya hariya hano hari uko isoko ryabo ryaremye ubu ndagerayo. Kuki warushatse kunkanga se mute? Nuko nabonaga wasinziriye Patrick. Umuntu yanasinzira da muri iyi minsi ishaka ko ntabakira dufite. Yewe muri salo yanyu harakonje byo nta n'umuziki. Ngushyire mu muziki se nko gushuguwe neza. Kugira ngo se nje hano kwiyogoshesha Patrick. Wow, nawe usiga nkumbura se mukobwa mwiza. Ariko noneho urasa neza mutesi we. Koko se ndasa neza cyane Patrick. Urakiye ku buryo ntabona uko mbigusobanurira. Nukumbwe ko utaje kwiyogoshesha ahubwo mba nkogosha inyogosho nziza nkagushyiraho uturongo ahangaha na hano maze ukarushaho kwaka. Siniyogoshesha rero umusatsi wanjye ndashaka kuwutereka ukaba mwinshi nkazawusuka. Nabyo ntacyo bitwaye nzagushakira umuntu usuka neza we. Ndishimye ko usigaye ntekereza ukaza kundeba. Sinzarumwe no kukureba gutyo gusa Patrick. Nje kumvikana nawe ko nabona ya telefone nziza wanyeretse ngakiranuka n'inyatsi buri kanya. Warayikunze cyane ariko mute? Narayikunze pe, ni nziza niyo nifuza nk'umukobwa ugiye kujya muri kaminuza. Ibyo byo rwose umukobwa nkawe ukeneye telefone nziza. Ndayikeneye kandi ndayishaka cyane Patrick. Akanaye naragatejwe n'inshuti yanjye nifashisha kugira ngo nayiranwe n'ubwigunge ariko karansebya pe. Telefone nziza kandi wakunze ko hari se? Patrick twumvikane nyine uyimesha. Ariko icyo usabwa kugira ngo uyibone narakikubwiye mute ibintu ni bibiri, kashi cyangwa se kizisimbura. Kasha ko nabwiye ko ari ikibazo kandi ndayishaka cyane narayikunze rwose ndanaryama nkaruta nyifite. Waza se tukajyana mu rugo nkakwereka uko tubigenza kugira ngo yimese Patrick. ariko ugure mu iki koko ganza aho ko nkarashaka ko mwikinira bisi yewe nabure ko ntazi ko mukanya nisubirira ku kazi. Wari ukimbwira ibyo kuri kioske firi? Nkuko nabikubwiraga rero ubu rwose ubucuruzi bwacu ntibumeze neza. Ariko ubundi hariya ahantu hacu ntihajyaga habura abakiriya sheri. Kubera nyine igihe hamaze hafunze twarwaje umwana abakiriya bacu bigiriye ahandi bwose bude cyane ko hariya hafi bahafunguye akabutiki. Narakabonye mpita mbona ko nitutareba neza uriya muntu azadutwara abakiriya. Ni ugushaka udushya twongera mu bucuruzi bwacu kugira ngo dukurure abakiriya bagaruke. Urambonera uriya nta soni afite koko? Firi ndakumva. Ninde uvuga ko ari igihe turi kumwe? N'uyu mutwe ndebye hanze mbona uriya mukobwa avuye mu bwiherero ahita yinjira mu gikoni vrema hatabanje gukaraba intoki hariya kuri kandagira ukarabe.
Kantengwa se? Kantengwa nyine. Udesya. Muhamagare rwose atagira icyo akoraho ngiye rwose nuva nagenda ntanariye kuko ntasa. Ariko se uramubonye neza avuye mu musarani atambuka kuri kandagira ukaraba adakarabye intoki yinjira mu gikoni koko. Namwiboneye neza Butensiya. Ahubwo nukumwirukana rwose inzira z'ikigendo nukumwirukana n'amukuru. Uriya mwanda sinawihanganira Butensiya. Mwirukana ataratwanduza indwara ziterwa n'umwanda ngo anazanduza umwana wacu. Umuntu dusigira umwana koko. Rero umuntu ntiyahita amwirukana sheri. Buriya aracitswa ahubwo twamugira inama. Oya ahubwo rwose muhamagara ariko ataraterura rwose ibimamiya n'amasahani ngo abisigire umwanda avanye mu musarani. Muhamagare rwose muhamagare. Muhamagare Firi. Ushobora guhamagara cyane ngakanga umwana. Kanengwa. Karame muri kumamagara. Ngwino hano tukubwire Kante. Mbaye nigendeye. Uha n'umukobwa wawe rwose. Ariko si uwanjye jyenyine. Yajangwa dufashe twese Firi. Kante bite? Ni byiza. Niko. Karame. Uvuye mu musarani? Ubibwiwe n'iki? Hari aho niyanduje? Kantengwa rero. Ni ngombwa gukaraba intoki igihe cyose umuntu avuye gukoresha ubwiherero. Ukazikaraba ukoresheje amazi meza n'isabune. Niyo mpamvu ureba hariya twahashyize kandagira ukarabe. Mumbabarire rwose ndabyibagiwe mu maganza. Kudakaraba intoki ni bibi cyane bikwirakwiza indwara ziterwa n'umwanda. Sinzongera kubyibagirwa rwose ni ukuri nsanzwe mbikora. Ni ngombwa kubahiriza ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki kandi ukazikaraba ukoresheje amazi meza n'isabune. Sibyo? Kandi igihe cyose uvuye mu musarani, igihe cyose umubyeyi agiye konsa umwana, igihe cyose umaze gukuraho umwanda umwana yitumye, ndetse n'igihe ugiye gutegura amafunguro, utibagiwe n'igihe ugiye kurya. Ugomba gukaraba intoki ukoresheje iki? Amazi meza n'isabune. Kandi ni ukuri byandinzo sinzongera pe. Ndumva nanjye binteye isoni rwose ntibyari bikwiye. Guhera ubu twumvikanye iki? Ko nzajya nubahiriza ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki. Wabinyibutsa Kante? Kutinjira mu nzu se mute? Ni ngombwa se ko ninjira Patrick? None se gahunda yacu umva hanze hano byashoboka? Iyihe gahunda yindi se? Ntumenyeshe mute? Ngiye ariko nzi ko tuje gutwara telefone tugasubira mu isantere kuri salo. Ubwo urumva tuvuye iriya yose nzanguhetse kuri velomoteri yanjye nkanaguha telefone yanjye ubundi ukagenda koko gusa? None se wayinyemereye nyinisha Patrick? Urabizi rwose nta mafaranga mfite kandi telefone ndayishaka. Mutese ko utari umwana uretse kuntesha umwanya koko. Ahubwo niho utangiye kungura Patrick kandi tujungiye ko ugiye kwireba mu rugo ubundi ukayima. Mute nta mafaranga ufite ariko ufite uko wanyishyura kandi rwose urabizi neza wibanza kumvugisha amagambo menshi ahubwo injira mu nzu dukemura ikibazo. Mbega Patrick, erega nta kibu cy'ubusa mwana urabizi iyo n'imvugo imenyerewe. Ubwo se koko Mute urashaka telefone ntuyishaka? Ndayishaka cyane ni ukuri Patrick. Wese rero wafata telefone yawe nziza yaguhenze ukayihereza umuntu gutyo gusa kandi atanabuze ubwishyu? Aha, ariko rero Patrick nubona mbyemeye ntugire ngo ndicuruza rwose. Kwicuruza se ni kutitaba Mute? Reka nitabe gato. Alo? Ndakumva Pete. Ise bite ku rurimi rutava mu kanwa Mute? Mbwira uri mpa gusanga ubu none ndagushaka byihutirwa. Pete, uretse gato ndaza kukuvugisha ndumva nakumva neza. Umenya ari ahantu ndi hatari network. Bukeye bwaho ariko ntugambeshyere bushobo. Nukuri ntabwo nkubeshyere. Wavugije induru aho mbwiye ntagupfuka umunwa. Abana baba bakangutse. Byose no kubera wowe bushobo. Jewe yose kandi muri n'inzozi zawe koko wa mugore we. Waratinze gutaha tugira ubwoba bwinshi. Waje nge n'abana ntawe ugifite umutima mu gitereko. Ariko se ubwo mwumvaga nabaye iki? Naketse ko wavuye ku kazi bwije ukahurira n'abagizi ba nabi ku mugezi wa Nyarurembo bakabukubirindurira. None se ko waraye utashye utinze ukaba uzindutse ugenda bushobo. Akazi kabonetse. Bakubwiye ko ugomba guhita uza kugatangira rero.
mbega ngo amahirwe aradusekera mu mpera z'umwaka. Yewe ni akazi keza da. Nzanakuramo ifaranga ryinshi rwose ritubutse, gusa kazantwara imbaraga nyinshi. Ariko ni ngombwa ko gakora rwose nubwo ari kuri. Nizere ko bakugize umuyobozi kuko wize Busho. Ninjye uhagarariye abandi bose rwose. Yego rwose mugabo wanjye. Ariko rero bizavuna kama. Gute se kandi? Kugera hariya hantu ntibyoroshye. Ariko dufite igare Busho. Turarifite ariko uziko naragize bikananira. Ubundi meneye kujya kurya kuri ya mwana nkajya mwitwara. Ariko nitwe tumukoresha Busho. Yewe nitwe tumukoresha. Ariko kurira Nyarurembo urabiza abanyonzi bagira uko bakora ntibamujyana iriya ngo abahakorera mu gihe antegereje. Muhamagare yewe hamagara William ibyo kunyonga bireke azaba umushoferi wa busi. Kabana bo undi wayiberanye kuko nyamari. Gute se Stefan? Umukobwa wawe ngo ni Kantengwa abyutse yoza akarenge aho kujya kwahira inka. Kuko arumva zitabizwa n'inzara. None se najya ku kazi noze koko papa? Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Niko muko kuki watangiye akazi utambwiye? Ariko narabikubwiye Stefan. Naza n'amafaranga rero ngiye kwinywera agacupa. Ukoze ariko ubuze muzeti kamana umwana ukorera amafaranga ntusengere zose urumva uzakura ryari wa mwana ni akazi kawe kandi so n'ugomba kuguha umugisha. Papa akazi nyine ngatangiye vuba sindahembwa ariko nubwo rwose naba nahembwe sinayakugurira inzoga. Ako wamwumvise wamwumvise ko wamwibyariye Nyiramari ngo nagize nte umukobwa n'uwawe rwose ngo nagize nte Stefan ubugugu murabunganya kamana ikize waramubyaye rwose azaba nyirakigunu nka nyina pe. Papa ngiye gukora akazi ko mu rugo kugira ngo mbone amafaranga kujya nita ku mwana wanjye siyo kugusengerera amayoga pe. ubwo se birasekeje koko umubyeyi wese ntakora agamije kwita ku mwana we. Nese kora ngo wite ku mwana muzima se buriya navugiye ngo ntugutanga amafaranga koko. Papa wongeye kuvuga ko umwana wanjye nta mwana umurimo ikintu kikijondera kizundamye kituzuye mu mutwe guzonenga. Stefan wibyuka utera Kantengo umutima mubi Stefan mbabarira rwose rekeraho bugingo n'umwana nk'abandi ahubwo se Kante Karame mama nabonye igisubizo cy'ikibazo twari dufite. Yawe ubonye aho bugingo azajya asigara twagiye mu kazi se mama? Murumva ibahangayikishije ariko widuca intege Stefan. nababwire rata Kante Karame mama mu rugo mbonezamikurire batangira uzahita umujyana yareranwe n'abandi bana kandi yige. Yawe ni byiza ahubwo ndanabishaka cyane ahubwo ikibazo nuko bataratangira. Ariko ngiye byumva musimbyumva rwose. niho hantu tuzamujyana aziga yunguka ubumenyi tujye tujya gukora dutuje twizeye ko umwana yasigaye ahantu afite umutekano. Nibyo pe biramushimishije se ariko muzumva ryari aho nababwire ko mutagomba gutigiye kuri mwana utuzuye kuko muri mu biki kuba afite ubumuga se bimubuza kubona uburenganzira bwe. Ubuhe si uzi ko uzanadutegeka kutamugaburira gusa se hego. narakara siba ibyo wankoreye n'ibiki Patri. ariko ibyo twakoze byose twabanje kumvikana mute? Ninde ukubwiye ko ari ibyo nkubaza? none se kuje ntura umujinya ntacyo urambwira wegabanya kurakara unsobanurire neza. Ubu si telefone wayimaye ngo nyikoreshe cyangwa inserereze? Gute se sha? Kuki utamaye kode washyizemo koko? Kubona nzinduka nishimye nzi ko ngiye kujya kuri WhatsApp bikananira kubera wowe. Ubu nicyo cyakurakaje? Ntarakara Patri ko nagukoreye ibyo washakaga kuye kuki utankoreye ibyo nshaka. Telefone sinayiguhaye se koko mute? Wayimaye itayimaye kuko wasigaranye kode yo kuyifungura ngo nyikoreshe. Ubwo sama yo kugira ngo ngaruke hano. Uretse ko nukubona hano rwose binshimisha ariko no kubagirwa no kuri mute. Akirakuramo kode kandi ukuremo ndeba. Mute. Karame. Mu byukuri wamvumbuye.
waranejeje ku buryo nifuza kongera kukubona. Genda se nyine, ariko ubundi ubonamo iki? Twagiranye ibihe byiza, nifuza ko byakongera, kandi utijirishije ndabizi ko nawe rwose byakubereye byiza. Njye mvana w'ibyo Patri. Mbwiza ukuri Mute. Ariko se wimfata ku rutugu Patri? Ni ukuri uje usanga nicaye hariya munsi y'inzu natwe ngutekereza, none Imana irakunzaniye. Ariko Patri nawe wamenya gukabya. Si ugukabya no kuvuga ukuri uko kuri Mute. Umunsi w'ejo nawanditse ahantu kuba sinzibagirwe ibyabaye hagati yanjye nawe. Aha, nkuriramo kode nigendere rwose. Oya sha Mute, mbabara twongere twishime. Patri. Karame. None se ikiciri wanjye urabyemeye? Ufite agakingirizo se Patri? Mbabara unyizere, ndizeye neza nta kibazo mfite, kandi nawe ndakwizera Mute. Sibyo Mute, si mukobwa mwiza cyane? Muramuhamagaye Mama Ganza? Yego. Enda buretse ibyo wakoraga uzumfashe Ganza uyu nkaraba intoki neza mbona uko mwonse. Taganza yo yizire mama. Taganza mwita be. Ihangane mama, nkaraba intoki zo kwihera kabere. Kiza ndagushimira cyane Kanti. Akazi kawe rwose uragakora neza kandi uzakomerezaho. Murakoze kunshimira Mama Ganza. Erega buri akazi nakabonye ngashaka cyane kandi nzakomeza kugakora neza. Kane Karame Mama Ganza. Nikoye Karame ahantu wahameniye ibiki byakuruye biriya bisazi byo mu musarani nawe udajya ukorerwa isuku. Hariya se? Eka nta kintu kidasanzwe nahamenye pe, naho nashyize umwanda w'umwana. Ngo muri iriya nguni niho nabonye nyine iherereye nshobora kuhashyira. Mama Ganza, kuki ushyira amabyi y'umwana ku gasozi hano nta musarani tugira? Ko bikurakaje se kandi ay'umwana hari ikibazo ateye koko? Ndumiwe koko. Erega umenya wagize ngo nayanjye Mama Ganza, rwose n'ay'umwana kandi ntacyo twaye. Amabyi yose ni kimwe Kante, aba y'umwana aba y'umuntu mukuru yose ni umwanda. Ngeneye nagize ngo ay'umwana ntacyo atwaye rwose, kandi se ko batayajugunya mu musarani. Gira vuba reka ibyo wakoraga ubanza usukure hariya hantu, ukureho byose ujugunye muri wese, nurangiza uhatunganye neza. Mbabare rwose sinari mbizi, sinzongera nzahanyashugunya muri wese. Cyane rwose. Utabigenje utyo dore aya masazi ubona kuri uyu mwanda yawe ukwirakwiza ku bintu byose, harimo ibikoresho byo mu gikoni, izi mboga zo mu murima w'igikoni, hanyuma twese tukarwara indwara ziterwa n'umwanda kandi zigahera kuri Ganza uyu ukiri muto. Yego. Ego mana, ariko si iryo teko ryose ni iry'iki koko Pete? Nawe uri njye wababara Mute. Basi mbabarira. Nkubabarira utanumva uburemere bw'ikosa bankoreye. Sinaguhamagaye ejo nkubwira ko ngushaka. Warampamagaye. None se ko wambwiye ko uhuze aho ugukiye warampamagaye ngo ufite nagushakiraga? Oya ntabyo nakoze. Ntiwampamagaye nanjye nguhamagaye ntiwanyitaba, dore n'uyu munsi mu gitondo naguhamagaye ntiwanyitaba. Mate mkiza ukuri ni ibiki ugiyemo udashaka kumenya? Pete rwose umbajije ibibazo byinshi mu mwanya muto, sinamenya nawe umera ngo usubize. Nuko wambabaje nyine Mute. Ubundi iyo uhamagaye umukunzi wawe wizeye ijambo ryiza, ariko ngiye ngo uhamagare umbwire ko uze hacemo umunsi, amasaha, iminota bingana bitya koko? Niko wari urihe? Wari uri kumwe nande? Wari uri mu biki Mute? Pete urambabaje rwose. Ubwo se ubabajwe n'iki? Ndababaye kubwo gukundana n'umuntu utagufitiye icyizere nawe ntibyagushimisha. Ako kukwizera no kutakwizera byaterwa nawe. Ubwo se niba warampamagaye nkakubwira ko muze, nibyo uremereje ku buryo umbaza ibyo bibazo byose? Cisha make Mute, reka nkubaze, kuva twakundana wari wambipfase impita nguhamagara? Oya. Wari wambwira ko nshaka ngatinda kukugeraho nta gisobanuro nguhaye? Oya. None se njye kuki ubinkorera nakubaza impamvu ukumva ko ari ukutakwizera? Kana nawe ukanywa. Ayiwe. Akazi wabonye kagiye kuzakwisha bushoboka. Kandaho. Ngira akazi katanyoroheye rwose. Ngiraho n'urugendo. Basha aho mu kagongo. No mu bitugu aho ngaho sha.
ubuse kumeza utyo ukabona atashye iki gihe wagiye n'igare iyo ugenda n'amaguru wari kubasha gutaha koko bushoboka ewe sugira ngo ubundi mu byadutindije n'iryo gare n'iririmo byadupfiriyeho byo gatsindwa maze bidusaba gushakisha urikora kandi narwo kumubona ntibyari byoroshye rwose yewe ndumva bitoroshye koko ewe urakoze rwose numvaga mwana mbese ugira ngo ariko rero kankwa hari igitekerezo nagize kandi rwose cyamfasha gukora akazi kanjye neza uzi ko natekereje gushaka inzu muri ya sanire nkoreramo mbese inzu yo gukodesha ngende mbe nyirimo iminsi y'akazi nge naha muri iyo nzu hanyuma muri wikendi aba aribwo nzi nahanga Nyarurembo. Uvuze ngo iki bushobo? Ndavuze ngo mfite igitekerezo cyo gukodesha inzu hafi y'akazi nkayibamo nkajya nza hano Nyarurembo muri wikendi. Urumva ibyo nabyemera rero? Ese ko bitanyoroheye rwose mugore mwiza ubwo urumva bizagenda bite? Uzi ko utagira isoni bushobo. Ugatinyuka ukanabitekereza. Ariko se ko numva bisa nk'ibikubabaje ubundi ubwabajwe n'iki madamu? Sinatuma ushinga urundi rugo bushobo. Numara gushinga urwo rugo se uzitekera uzataha wananiwe gutyo wikande mu mugongo nk'uko maze kubigukorera bizagenda bite? Ngaho da sibwo bibaye urubanza. Oya nyumvisha uko uzakodesha inzu ukajya utaha wihamagara ukiyikiriza cyangwa ukazashakiramo undi mugore ubwo kankwanzi mbese mbe nyira ntabwo ariko se kankwa ubwo urumva ibintu gutekereza koko? Ndi mukuru ariko uri mukuri se uri mukuri iki? Ngaho mbese n'igisubizo cy'ikibazo mfite hanyuma ngwerumva mbese nawe ubeho da bigenze ndeka akazi nkora akazi mvunika cyangwa nkakora ntavunika ngaho mpe igitekerezo. Uri bushombe wakora iki naho mu kiganiro runana cy'ubutaha? Mukomeze kugubwa neza mwe muhora mukurikira ibiganiro by'urunana. Tugeze mu mwanya w'ubutumwa bw'abatwandikiye aho tubasomera bimwe mu bitekerezo mwatugejejeho muri iyi minsi. Ngiye ndi Bonane Jean Emmanuel. Ubutumwa tubasomera uyu munsi tugiye kubera ku bwa niyo nkuru Emmanuel wo mu karere ka Kicukiro wagize ati muraho bari mu beza. Nukuri ndabwira Audience ntimenya ko umwana henda kandi wamubonye umukeneye. Naramuka akize ntuzongera gukina n'ubuzima bwe. Babyeyi mujye mukurikiza inama muhabwa n'abaganga. Nimubyubahiriza bizagabanya impfu ziterwa no kutubahiriza amabwiriza y'abaganga. Murakoze. Undi yagize ati ndi mu majyepfo i Nyanza. Petero nareke gushuka undi mwana amenya ko ibyo akora byose bizabagiraho ingaruka bose. Nge nzaba nka Budensiana. Murakoze. Hari uwanditse ati amazina yanjye ni Ndikumana Elisa. Muraho neza abakunzi b'urunana ndetse namwe bahanga mutugezaho ikinamico runana. Mbere ya byose ndagira Patrick inama. Patrick we ubwo buryo ukoresha ukundana n'abakobwa ntibyerekana umusore uzaba umugabo uhamye. Mfite impungenge ko uzagira William inama zihura n'imyitwarire yawe. Sigaho. Dukomeze twirinde COVID-19. Reka dukomereze ku butumwa bwagize ati muraho bari mu beza dukunda. Nitwa Umurerwa Yvonne nkunda kubakurikira. Mungirire Benita muti komerezaho ntukishinge mutesi. Ayo matelefone akubwira azareba icyo azamuzanira. Mungirire Budensiana muti humura umwana wawe azakira ariko ikibaye mujye mwihutira kujya kwa muganga. Undi mukunzi w'urunana ati muraho neza. Nkunda imyanzuro ya Benita. Abakobwa bose bafashe imyanzuro nk'iye iterambere rya kwiyongera mu rubyiruko. Murakoze ni Fidia mu karere ka Kirehe. Uyu ati mwaramutse bari mu beza mutwigisha nta minerivare mudusabye. Ni Aimable w'Imana mu kagari ka Rususa. Mungirire Benita muti uru rugero rwiza nk'urubyiruko tukwigiraho byinshi. Firi ihangane ganza zakira ariko n'abandi babyeyi mubonereho ingaruka zo kudakurikiza inama za muganga. Murakoze ndabakunda cyane. Undi ati yo ubwo si yongeso bushombe yadukanye nahurana na Dina aho azabasha kwivana mu mutego atega abagabo b'inyarurembo. Nitwa ndi hano Flora ndi Muhanga. Uwitwa Umurerwa Yvonne ati muraho. Mumbwirire mutesi ko izo smartphone ashaka zizazana ikizafatishwa amaboko yombi. Muti komerezaho wowe ngushimira umutima ugira ureba kure. Dusoza ubutumwa mwatwandikiye reka dusome ubw'umukunzi w'urunana wagize ati abana bafite ubumuga ni abana nk'abandi. Stefano nareke bugingo ajye ku ishuri. Naho ababyeyi bihutira kujyana abana babo mu bavuzi gakondo batagiye kwa muganga nibarebere ku mwana wa Budensiana. Babyeyi ibyinyo ntibibaho ikirimi n'izindi ndwara. Yari Mukansenga Umukiza Margot uri Kayonza. Ubutumwa mwatwandikiye muvuga ku nkuru zagarutsweho mu runana muri iyi minsi tubusoreja. Turabashimiye mwese abatwandikiye ndetse namwe mudahwema kutugaragariza ko mukunda urunana.
tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi